guverinoma y'Imana Imana niwe muntu ujya barya ibiceri aragenda agahita babeshya ntabwo se nk'uyu musangira w'ikibere ngo ni Jack w'indaya arimo ararequestinga nawe urabona namuzana hano koko uzamuzana Jack iwacu ntabwo tubura kumuzana nuzi ko uzamuye uzamure ntari biryo azana Jack nakaswere cyamuzanije je yakwanze naira bite je mbabari ataza kunukira ahangaha uyote kwiri gashi Noela nose mwapfuye iki ari kunuka muri comment ngo ngo nawe ngo tumwise inyangarwanda oya nta muntu mwisi inyangarwanda Jack niba wese ngo tumwise inyangarwanda ari kunuka Jack nawabivuze Jack ndakuburije naretse Jack kumurakaza umwihorere Jack sinababye mu mwihorere ntawabizamure birangira ibibazo byanyu atani ibibazo se byabijemo gute kandi ko nta bibazo byabaye Deborah wamwisi inyangarwanda oya je navuze ngo urumva ngo gusaba imbabazi kwa Jack ngo kwa Jack ni nko kuriya mama kubera video nabonye ari gusaba mama buryo imbabazi urumva asaba mama buryo imbabazi ahita avuga ati ariko wa mugore we ntunzamukireho Debo oui mu magambo make ibyo bintu byari byaranarangiye ndibaza ko Jack icyo kintu yigeze kugisaba imbabazi wegira umusaba imbabazi uvuge mu buryo wabyumvaga n'amaranga mutima yawe kandi nandikiye muri comment ari ureke kugira beef nkota yes uzi buriya iyo daya kugira ngo izagira amahoro mu buzima bwayo kugira ngo izagira amahoro mu buzima bwayo mbere yo kujya kwivuza uramutezi azabanza agende yicare wenda ngewe ntazanansaba imbabazi cyangwa se n'abandi ntazabasaba imbabazi ari umwana wawe ukunda cyane mwashwanye gute inde Jack komera uko ari umuntu wawe nagakundwa n'akabuno ka nyina mukunda mu biki mwana mukunda mu biki buriya we ntabwo buriya nkubwiye nk'ibintu yankoreye n'ubwo wahita ugira ubwoba content zanyu zaragaragaye kandi ziracyahari sibyo ariko iyo bije gutya ni ibyo kuba nyine wahuye n'umuntu urumva uramufashije je wamuzamuye ntabwo wari uzi ko ari umusazi ari gutukana muri comment urashaka kumbwira ko mvugana n'umusazi umusazi Jack uri umusazi kandi ndagasa afite ibyangombwa kwa muganga ntabyemera se urabifite se photocopy yabyo arabifiteho ako ni gute umuntu ashobora kugenda akajya gufata imbeta bro akayishingura agakoresha press conference ngo agiye guhamba impeta naho badamu muvuga njyaho nta kintu cyo ukuri ibyo bintu kuva mwavuga ntago wenda ibyo bintu se simperuka byararangiye kasuku gawe kuva mwavuga mwe mwari mwabyumva ntabwo bibaho nyine yakoze sakirirego nawe yarakotoye ariko byararangiye akabyuka mu gitondo ati Miki yaravuze ngo Jeshkiza ngo yanyatse igituba ati nanjye ngiye kuba ngo nanjye yaragiye kunzwerera mu musarani none se je ugira uko mu rusyo ukome n'ingasire ntago Jack yifashe ngo ajye gushyingura impeta wenyine yari ari kumwe n'aba YouTubers ari kumwe n'aba content creator bateka kamera n'amamikoro ariko ibyo bakoze mu bagiye bose ninde wabonye wuzura mu mutwe bivuze ko abantu bose akubwiye bose bagize abasazi nyende wuzura mu bagiye bose ninde wabonye wuzuye mu mutwe kasuku wakoroheje ukava muri ibyo bintu koko ibi bigarasha urabona twabibona gute twagiye singuwo uwari marene we yaramubwiye natwe twese aratubwira ati tugiye ari hehe ari hano ndamubwira ni wari wowe mbabarira n'ukuri ni ari ati ni atani atani oya ni atani nagari twatavuga oya ubundi yagira ngo umuzamure Jack Jack yaje kumuzamura wamuzamuye se oya Jack azapfa herinye bro akabuno kareba imaka oya ntago yapfa herinye nibaze umwana w'umukobwa ufite urubere nka ruriya rwa Jack ase Jack agira amabere man tuvugisha urubere nka ruriya rwa Jack ufite amabere Jack yazamo n'umubiri utukuye kuri umeze nk'urunyo maze noneho
ukajya kubona arasa neza agasuko nta n'ukajya ushaka gusebya umwana arasa neza urabona Jack arasa neza arakeye pe ni nkuru nyo kabisa aha inyo y'umuntu ibaho se suko wawe urumva ibaze nawe ufite nka mushiki wawe cyangwa se warakuze ukajya kubona ukabona nk'umuntu akoherereje ifoto ya mama wawe cyangwa se video ya mama wawe arimo arivuga imyato ngo uburyo abana b'abahungu hari umwenge bose bahanyuzaga imboro ngo ari 12 nga hari umwenge hose bahanyuze munzamurire Jack basi mubaza ikibazo nga hari umwenge hose bahanyuze ari gutumyutinga ari gutumyutinga ari kutumyutinga wamuzamuye ko ibyo bintu yakereka ibyo bintu we kumyutinga abantu ibyo bintu ntabwo ari ko Jack ari gutumyutinga ese ni modereta yes ni modereta wawe mugani wa Kadete nuko ntazi gukoresha rero boro mwana reba na screen yakagombye kuba nini reba ahantu uri umva ntago nzi gukoresha no boro ariko umusipera nyine ubundi yaranga guto wundi mwana mukandeho uramushaka ndamukanda ngo bigende bita umusipera nyine muzamure muri request ngo nagari we nagace kashino kanya ubikora wese deskiza babibona hejuru ingo ako njye nari ndi kubona ari model turi kutumyutinga ni model rero ntabwo jenye urahita umukurikirane neza urahita ubona izina rye umva ntabwo ndi murabona n'ubwindihindurire wega ino boro ya ntuza ntabwo yihorere ntacyo nyine reka agumane ubwo bushefu uyu munsi ntacyo ayobore abicaze mwicare mwige cyane bori ntiyagumye no kugaragara kuri boro yanjye mwana Grace kumbe ni wowe manuye Grace uzamanura iki ni Jack wamumanuye uzamahirwe ngize se uzamahirwe ngeze amahirwe ngize menye mbigezemo kumanura abantu Jack no gutomboza umva ngaho niyongeresha ngaho niyongere mama following Jack ubwo yizize 100 hashe ndakubwira yagiye kuza 100 ashaka muvuka afite 99 ni mu igihumbi wa ni mu following 100 abo bose bajya bigira abantu banagiwe n'ibiki byose ngewe nkubita video kamwe konyine akagahita kanzanira aba followers bagera nko mu 5,000 ngahita niryamira hose bakora ibintu byaba rega abana bo bari kuza mu mihanda ibyo ni ibintu bya proske abana bari kuza nk'ibi byana byajyaga biza platform ibyana byajyaga biza platform n'ibiki bisigaye bigira hanga bigateba ngo Grace z'abantu nanjye ngo namutwika ngo namuvugaho n'ubundi icyaha cyitwa ndahira ariko kimeze nabi cyacyaha cyitwa ngo cyari ndahiro n'uwohe ni kigarasha ari urwana rumaze iminsi rwibasira agasuko Tycoon uriya shaho hari umuntu wita Tycoon na Musinga Tycoon yapfanye agahinda mw'abantu arabizi Tycoon ntabwo abashaka kubivuga abantu byahita hera barabizi abantu babanye nabo muri kompasi y'ikibungo barabizi dore inseko se ngo hehe duhe ayo makuru y'abo bantu bamituweli tumve turaza kuza kubivugana traffic se yakubeshye iki igihe yamaze hano kuri Musanze hano mba namubuza Jezo waburiye najamutse mbonye Ivona yarinde wabo nukuvuga Ivona yari mwese yari yaba Fabiola niwe nabonye mpita nzamuka ikibazo cyanyu ntabwo muzi kuvugisha ukuri muca hirya hari ibintu mugomba kuvugisha ukuri mukabihagarara umuntu ukamubwiza ukuri utitaye ngo ni kanaka ngo yaje ngo nguriya yaraje musi ikigarasha ni buriya twari kubaga akababara uvugisha ukuri ibintu ukabihagararaho neza tudakina ibintu keretse kugeza kuri live yanoza ya Fina wajya kuvuga ko Fina naramuzahaje arantinya ntago yanyegera yarambrutse account zanjye zose yarazimbrutse
ntabwo yanyegera aranze gusa aba bantu ku gihugu ni ukumubwiza ukuri numvaga muri gutinya mubwire mu mazina ubuhutu bwa bukumariye iki tubwire dore 5 reason bikumariye iki byinjiza iki nishyure mituweli abantu bangahe nuwe musanzu wawe ufite anga byibuze kuri TikTok tumve basi ngo abo bahutu mwariteranyije mukoze ikintu cyatari ukitwereka tuvuga ahubwo se yabujyanye kuri banki mu Haroni ubwo bakoresha ikinyarwanda kandi baguye kujya bavuga mu gihutu nigeze kubona ikiri kuvuga nacyo ngo njye mvuga ikirimi cy'igihutu sinzi pano nibuka nigeze kumva igicucu nk'icyo nacyo kivuga ikirimi cy'igihutu turamubwira ngaho tubwira ikirimi cy'igihutu ko bakivuga aya ari igicucu n'ubyo kivuga ngo si ikinyarwanda ngo ni umunyenduga akantu k'agasaza umuntu aje hano kumuprofita amubwiza ukuri rwose umushanyagure upfa kutamutuka amubwira amagambo niyumva ananiwe agende niyumva agomba gukira akire igishanye niba nagomba uzanamutuke rwose nta cyubahiro ugomba umuntu utanya abanyarwanda igihe cyo kubaha ibyabo iyo ikiharura kibaha ariko njye buriya sinshaka kwataka umuntu umutuke narabanza kumva ibitekerezo bye mbanze mbyataka nataka igitekerezo cy'umuntu namutuka kuko nimutuka wo mbanza akamubabaza nta kintu yama ko bigize aba victim sikuva bigize victim afata video yiriza pfuna yashyize ibitunguru mu maso bose bagira umuvugo umwe uramubaza mbwira ikibazo ufite akatatangira ngo karasira wamubwira ati ca hano akatangira akakubwira ngo dore bidama ibyo turi kuvuga ahangaha nta bintu baba bafite bavuga ni urwango rwabuzuye muri bo bumva u Rwanda rwasubira hasi abantu bakongera bakicana bumva ari uko nguko byamera kandi ntabwo bizashoboka nta kindi bafite bavuga kuri social media namwe mugomba gukanguka tukahangana n'aba bantu ni ukubanyumuza ntabwo twaje guhangana nabo ngo kugira tubashyira hasi bitoya ikizabakubwira neza bose bagira imvugo ngo urabona ngo mu ntambara iyo uri inzanga ntabwo wumva icyo kivuze njyewe nirirwana n'aba bantu amalive nirirwamo n'aba bafite n'izi nzererezi iyo umubwira ati ngo intambara mpita nkubaza ni intambara yo mu kihe gihugu uri kuvuga ni Burundi ngo mu ntambara hari uza akavuga ngo intambara yakorewe ngo abanyarwanda iyo ntambara mbese yashojwe nayo cyangwa ngo G-side yakorewe abanyarwanda utuntu nk'utwo turacyafite ibintu byo guhangana nabyo ariko nyine ntitugomba gucika intege ariko wa murundi yahise ajya guhostinga ngo babandi na Fabiola musangayo bataramye kuri Jay nta kibazo aho kugira batarame igihugu nibamutarame ntacyo ku gihugu ho nta kibazo kumva nyine nk'umuntu w'ikigarasha ntabwo yatarama Jay wenyine aratarama n'u Rwanda twese tuvuga njyewe umuntu agende nyine agaragaze kamere ye tumumenye wayo buriya babwita ubuswa n'ubuswa bagende babeshye bariya bose baje kubavugira hano kuko atari bigarasha aribo bagenda gusangira biriya bintu ni gute ariko umuntu njye buriya reka nceceka ariko abajene bo mu Rwanda bafite spirit inkotanyi bafite spirit imaze kuza barabyanze neza imaze kuza ariko byaranze ntago bashaka kubyumva urabibatsindika uti ibintu by'ubugoryi ngo by'amoko ibintu by'ubugoryi bishaje ngo bari mu kanama nterahamwe interahamwe ni ukuziburizamo ibihe byose amalive yabo yose ni ukuyavurira tugafungura live tukabwira ati yo until wena nta gahenge mu kuyoba mubasobanurira uko amateka mubasobanurira igihugu tubamo mubasobanurira Kigali benshi nibanaherukamo baherukamo 9 kane hakiri bazayijemo ko twabakirana yombi niko abantu bazamukiye kuri passport y'igihugu barayizamukiye bageze iri umwije turabishe ngo ati u Rwanda ni rubi ufite passport y'igihugu yicaranye imyaka 10 utangiye gusebya urayicaranye passport uracyayifite utangiye kuvuga kuvuga na ruri passport yawe uziye kishimisha hari wigeze kuvuga ngo azagaruka mu Rwanda urumva
ngo azagaruka mu Rwanda ngaruko ngo nta mututsi ukihaba urumva sawa sawa ariko ubu ari hehe we ubu ari hehe umenya ari mu Rwanda umuntu ujya nkunda kubona nkabona urumva abo basenzi ngiyo bamudipotinze ujya mubona ikimwaro waba bafite kumwe nk'abari baherutse kudipotingwa isoni n'ikimwaro bafite bari kureba hasi byamuyobeye neza njya mbona cya gisaza giheruka kuza ninde kiriya gisaza baheruka kuzana ni cyande iyo yakazina cyangwa mu Burani Nogeze izina rye cya Rusesabagina oya hari undi waje ejo bundi n'ibigufi ikindi gisaza ntacyo bazanye ejo bundi hari abantu benshi n'abandi bakihisha ariko bazaza mu buryo bazisanga i Kigali barahari benshi babona abantu bagahunga abo